Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane Umufaransakazi witwa Linda ndetse n'umuryango we bari mu Rwanda ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari irimbanyije. Ku rundi ruhande hari umwana witwa Abraham ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe wari uri mu Rwanda yaraje gusura umuryango we. Abraham ndetse na Linda bakundaga guhurira mu rusengero, aho imbaga nyamwinshi y'abantu yakundaga kuba yaje kwihisha inkozi z'ibibi zavutsaga abantu ubuzima buri munota. Abraham na Linda bakomeje kujya bagenda baganira banakina twa dukino tw'abana, nubwo ubuzima butari bworoshye kubera yuko intambara yari irimbanije, ariko aba bombi bakomeje kugenda bikinira twa dukino tw'abana banaganira. Uko niko rero uwitwa Abraham yaje no gutandukana n'umuryango warawubura burundu. Abraham akomeza kugenda abura hajya nahagana, ariko akigumira kuri Linda, ndetse Linda yakwegera ababyeyi be. Abraham nawe bakaba bari kumwe. Umuryango wa Linda waje gufata icyemezo cyo gusubira mu Bufaransa aho abangaba bakomoka. Nibwo rero uwitwa Abraham yagize gutya isi mwe karageraho, ariko uwitwa Linda bari bamaze iminsi bari kumwe niyamubera umwana mubi. Nibwo Linda yegera ababyeyi be arababwira ati, babyeyi, Abraham tumaranye iminsi turi kumwe yaburanye n'umuryango we. Abraham nitumusiga ntabwo ubuzima bwe buzarokoka. Babyeyi, mwaretse tukajyana Abraham. Abraham rero nuko nguko yaje kwisanga ababyeyi ba Linda bemeye kumutwara. Abraham ndetse na Linda bageze mu Bufaransa, byishimo biba byinshi nk'abana batoya, cyane cyane kuri Linda wari utsinze igitego gikomeye cyane ku cyifuzo yari yahaye ababyeyi be bo kugira ngo bamwemerere bajyana Abraham iwabo mu Bufaransa. Uku nguku niko uwitwa Linda ndetse na Abraham bamenyanye. Iyi ni inkuru y'urukundo rwa Linda ndetse na Abraham bahuriye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari irimbanyije. Reka nze mu kanya dukomeze n'iyi nkuru ya Linda ndetse na Abraham, ntucikwe. Nyuma y'ibintu byinshi Abraham na Linda baciyemo ndetse n'umuryango wa Linda, byinshi bitandukanye mu Rwanda birimo violence, ubwicanyi n'ibindi bigiye bikanganye, uyu nguyu Abraham na Linda umubano wabo bageze mu Bufaransa urakomera cyane, dore ko uwitwa Linda yagaragazaga amarangamutima akomeye cyane yari afitiye Abraham, kubera yuko Abraham yari umwana ubasha gutera story, akabasha kuganiriza Linda ibintu byinshi